mani pazo nkubwire mbireke ndwaje ko nakazagira ukibwira uzi ko nanze kujya kwisiramuza hakiri kare nkiri muto ngewe ndi mukuru mani nsiramugora mu baby twiganye wari na shiri wanjye ex nyibira ko gahinda mani tujya duhora akavuga ati dore uriya muhungu mva iyo duhuye buri gihe ajya avuga ati dore uriya muhungu sinzi ibyo bari kuvuga n'abari bari kuvuga ntabyo nzi gusa iyo duhuye ajya ndeba agaseka kandi ninjye wamwanze wumva igitangaje ninjye wamwanze ariga aba umuganga nanjye mva mu nka nigira mva mu shuri nigira mu nka njya kuba umushumba akajya nsakasha mani wajya gusiramugwa muhungu ngiye gusiramugwa nsanga ari we muganga wari unsiramura mani kandi ndacyamukunda azemera ko dukundana sikumva yakwemera yarayibonye mwa yabonye iduka ryawe ikibazo ni na gato sinzi niba yakwemera ni gato ariko mani biteye agahinda to nta kundi nabigenza nayicujije bimenya iyo nshobora nkagira ubundi nkemere ko Imana yandemye ni abantu banyoheje tu shandi kumva ufite ibibazo bikomeye cyane nose Imana wareka nkareba nanjye reka urebe kameramani kuri iyo kamera kuri iyo kamera kahambirwe ayikuyeho kameramani kuri iyo kamera kahambirwe warebye nimba wambaye migondo nimba wambaye iki mwana ufite ibyo yakunda ndakara twere kudushinze kandi kudushinze dukunda tuno tu Jampe uziko nanjye ibintu byo bifite hano mu bitugu nyine ubwo nyine njye abantu babikunda gukora kunda nawe ugoshira azajya akunda gukora mu bitugu byawe tu umva ari uko bimeze ariko mani uriya mfite wari uziko mfite imodoka izi ni imfunguzo zayo izi ni imfunguzo z'imodoka yanjye izo ni zawe se mani wihembesha kabo waruzi ukuresha niko diyangiresha ko ntari kwireba se kandi ko niyo pantaro nyisumba mani ntukajye ubesha urabeshye nanjye zina ndebe ducomore ibaze unganya urebye uko uresha na digi yanjye byaba ari ikibazo cyane ahita ugwariho ubangana kabo aruzi iriya kamera ya kameramani ariko wabyumvisha iriya kamera ya kameramani iriya ni njye wayivaniye mu Bushinwa ku Gicugutu mani siko bikaze mani nabonye umu baby mwiza ubereye inyuma ni mwiza baby face ariko nagiye kureba ibere rye nsanga afite ibere mu ngano ndavuga ati ntabwo umuntu namutereta ibere yakongeza kirara mu dirisha kabya bindi yanga yavugaga ngo nukubwira umukobwa ngo shire ngo zimya buje ngakoreka ibere ngo shyo buje kabirazimye ubona yazajya ipfukisha abana banjye bakara kandi yari mwiza mu maso kabo waruzi ko ibintu byose byazamutse sibyo amabere y'abakobwa ntanyi ibyo nabyumvisha n'abanyamakuru ngo ibintu byose biri kuzamuka ariko kamera y'abakobwa ari gukomeza kugwa ari guterwa n'iki kameramani aratubwira kiri kubitera wasanga akize kabo muri iyi si ubona usa nande nsa n'Imana ko ndi mu shusho y'Imana nakubwiye muri iyi si amatwi yabo abahe muri iyi si nsa n'abantu benshi ntazi ariko barahari nsa n'umugabo ntabwo nzi izina rye ariko ndamuzi nzamukwereka niduhure wabanje kumubwira ko usa n'abantu utazi kabo ubwenge bwawe iyo utekereje ubona buba hehe ubwenge bwanjye buri mu mutwe uri shuwa mani waba usanga uzanye za kera ngo ubwenge buba ku rurimi abana ba kera wasanga ngari kugira ngo kuri ya Rwanda ngo niho ubwenge buri ubwenge buba mu mutwe umutwe ni uwuhe mind is mind umutwe ni uwuhe umutwe ni uyu mind is ahead ko mbivuze ikintu cyangwa kirapfuye pe kabo uzi ko mama wawe
hanjye wamuhetse utaravuka. ntabyo nari ndabimenye. Ese ubwo turabifata gute? Nabwo mama aracyari umwana ndavuga ngo urakuze. Kameramani nawe wadukiza n'abantu badukize muri comment batubwire. Ariko ubu ukuntu nabibarasha. Urakuze uzi ko weze. Gabo sokuru wawe twajyanaga kuragira ihene. Urabeshya ntabwo sokuru igeze aragira ihene, sokuru yaragiraga inka. Utubeshya ntabwo iwacu twigeze tworora ihene mani. Keretse niwe yari umushumba. Gabo shangazi wawe nawe wazikamaga izo hene. Shangazi wawe twakinaga saye. Shangazi azi gukama. Wasanga ari nawe hamutwaye ubusugi ihari. Ntabwo nuko abigize ibanga. Oya ntabwo ngewe. Yaguye ku giti cyamusugiye. Basi nta kundi byagenda. Ese wari uzi ko mani wari ko nanjye video twakoranye buriya yari inshuti yanjye namuhaye n'inka. Yanka uzakunda nanjye wayimuhaye. Gabo wari uzi ko yanjye yabwiye inka ziya zirisha nanjye wazigeneye biriya na bata abantu bagiye kujya bajya inka zigomba kujya zirisha hamwe n'ihene. Njye wanabwiye ngo ziye zijya umwanda ingurube ibyo twasigaje. None wazibwiye ngo zijye zireba hasi noneho ntikaze ngo ari kureba hejuru. Oya ibyo ntabwo ari njye wabivuga. Ibyo na sogokuruza ko twarabanaga. Muri make mwunguranye ibitekerezo tu mani nta kundi byo kuvuga birashize. Kameramani nakatinge sije nakubwiraga nakubwiye ngo ubwenge bwawe buba hehe urambwira aba mu mutwe. Ubwenge bwanjye burimo hano. Ubwenge bwawe buba mu ntekerezo. Intekerezo zikabaye mu mutwe. Mu mutwe? Oya. Intekerezo zikaba mu bwenge. Mu birenge. Ubwenge buba mu ntekerezo nanga intekerezo ziba mu bwenge. Mudusubize. Nanga byose biba mu mutwe, nanga biba mu mutima. Nanga mu maguru kuko bivuze. Indi gusubiza uri kumwe nande turi bangahe? Na kameramani nuko yari yakajeho kahambirwa. Kameramani bibahe? Kameramani nawe arabizi ko yo mu birenge, ubwenge. Niyo mpamvu afite ubwanwa nk'ubwisungura atajya yogosha yo kahambirwa. Wowe ufite ubumeze gute? Nta bwanwa ngira. Umbeshyere turi gutangira koza ariko ndadukuraho. Ubwanwa n'umwanda mani. Ubwanwa n'umwanda. Tukumva ahubwo ari we kimutera. Tuzi ko nafite nk'ubwawe. Ko nafite nk'ubwawe. Ni ubuhe buri ku murongo? Ni ubwanjye. Urikunda? Cyane. Ukunda kwibeshera? Oya ntabwo njya nibeshyera nivuga ukuri. Kubesha ngo buri ku murongo ukumva utibesheye. Ese niba ari kureba kameramani ariko atari kuvuga ntari kureba. Kameramani se n'umujaji. Ariko mu rubanza muri abantu batatu muri abantu babiri muri mu rubanza wa gatatu mu judge byanga bikunda. Gabo uruzi yuko warumuzi shaka nayifungura. Mani wayifungura none ko essence yahenze wayifungura mwa. Ako ntabwo nakubwiye ko ugomba kubimbwira. Nyina nshaka ngewe wibimbwira. Bari nimbishaka nzabikora. Nagusabaga. Imodoka yangira paritse ntabwo ndi kuyitwara. Gabo uruzi yuko gisege tari mukuru wanjye. Kurenganye. Mani nanjye mbona kugira abantu inama. Ubwo umuntu hari nuza nyine hari ubushakashatsi naje gukora. Ndavuga ati ngomba kugira abantu inama. Niba uriya muzi bawufunze essence ikaba yahenze abamotari abashoferi abanyuze ntabwo bibareba. Mugiye mufata ugafata teremusi ukagenda ukagura teremusi yawe mu soko agarengere 20 ukajya uteka amazi agatogota akabirindira nk'inshuro 10 ukashyira muri teremusi ugatwara. Moto yagira essence yashira ugakubita amagase mu essence gake. Moto yagigenda essence tukazivaho. Baba barazi yuko ibyo bintu byose ubeshe atari byo. Mani nibyo bazabigerageza barebemo nuko kimwe moto zagitusura hasi ariko ntikazandenganye.
shaka banki kuburyo ibintu ariko birababaje. Wari uzi yuko mama namuhetseho akiri agahinja? Sha ibyo birantangaje mbuza naho sinumirwe sinishimye sha iyo nkuru irantangaje pe imbanye amayobera. Nanjye se ko nzi ko twakuranye ko ntakubonaga wabagahe waramuhetse umaze kumuhe kujya he? Bobo akantu ngiye kuvuga ko gateye ubwoba mani karababaje bya danje. Njye yabwiye ariko karanashimishije tu. Njye yabwiye Mucunye ajya yamamaza Bigogwe ngo nzamuha inka, niyo mpamvu ahora avuga Bigogwe cyane. Warakoze nanjye njye yabwiye wa mujama